Manzi yamuhagaranye gutya ibyawe yabibonye akwibara ariko kureba ariko nukuvuga ngo aba ari kwereka ibyawe yakubwiye ibintu rero uje ubyemerera bari ibyo yakubwiye ikigeragezo kiza kiri kwiruka yakubwiye ibyiza yego biratinda ariko mu mezane atatu biba byasohoye kuko Imana yavuganye nayo Imana igiye kugutabara abantu bahindura amagambo kuko Imana yasenze Sibayali kandi Sidagoni humura kuko uri kumwe n'Imana. Igihe cyarageze rero umwana amaze icyumweru akaja yituma uduhurungu nk'umutwihene agakurikizaho uturaso ngeze ndavuga inti biza kuri sahanu twicaye hano turanyagirwa mbese muba muhiye nzu hano nahabonye nze ebyiri hari iyi niyi tubaga muri aka gatoya urabona adafite urongo Manzi abantu badukurikiye abantu bagukunze abantu bagiye bakona mu bihe bitandukanye n'abantu bagiye kukubona nibwo bwa mbere icyo kintu wababwira nababwira ufite ibibazo yamamagara uriyizeye wizeye Imana igukoresha n'ubuzima muri gucamo Manzi butoroshye ariko iki nicyo gihe ukagira ikintu ukora kuri uyu muryango kandi nizera ko imirimo dukorana ku isi nizaduherekeza. Ni by'agaciro gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Jewe nitwa David ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora ariko nanone ndabasuje no se mwamuherereye mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mwumve ko mbasushikana nabwira ko bakunda cyane ku mutima n'abakunda cyane ku mutima sinazamuka imisozi y'akarere ka Musanze aho naje gusura umukozi w'Imana Manzi. Abantu bagiye bamukunda mu bihe bigiye bitandukanye abantu bamubonye mu bihe bigiye bitandukanye yasenganye n'abantu n'umwana muto w'Imana yagiriye ubuntu impano zidasanzwe zitandukanye izubuhanuzi izo gusengera abantu bagakira twagane mu bihe bigiye bitandukanye yafashije abantu benshi bagiye bamuhamagara yasenganye n'abantu benshi hari n'abaje kumusura uyu munsi rero nanjye nahingiye kugirirwa amahirwe yo kuza konga kumusura cyo kandi nibwo bwa mbere mubonye hano kuri Gonarike Plus nayo mpamvu ndaza guha amahirwe ku bantu batakurikiye ku buhamya bwa Manzi tugitangira cyangwa se ubuhamya bwa Manzi tugihura nabo bwa mbere ndaza kuha amahirwe ngo mukecuru ngaduciye muri makeya atubwire Manzi ni muntu ki Manzi yabonye impano gute kugira ngo n'uyu munsi tuze kureba ko hari icyo twaganira na Manzi. Mu minsi yashize mama Manzi yarampamagaye arambwira ati nyaboneka uzaze kudusura ha buzima nubwo dusenga ariko hari ukuntu butameze neza ntago tugiye kuvuga byinshi kuko namwe muri abantu bakuru murebye nk'ahantu twicaye uko tugaragara byibura hari ikintu kiba kitameze neza bivuze ngo kuza ngaha gusura umukozi w'Imana kandi Imana yaravuze ngo ugabura ibyera nawe abone iby'umubiri niko Imana yagiye ivuga muri iyi si twese turakeneranye umwe naguhe iby'umwuka natwe tumeze iby'umubiri tuze twese tugira ute dufatikiranyije turaza kuganira ku buzima bwa Manzi twongera twikuduheza amahirwe ku bantu batamwumvise ubuhamya bwa Manzi niturangiza turebe ubuzima babayemo tugende ikintu turece twabakora muri iyi minsi ariko nanone dufite ijambo Manzi ari buze kutugezaho hanyuma n'abatindeye cyane navuze menshi reka mwakire Manzi ndakwakiriye hamwe na mukecuru yakoze Manzi banza dushyira imbere y'Imana. Data twese mwishe twagushimye Manzi z'Imana ikomeye namaze ko nacitse matese akamana izina ryo nirishimwe twagushimye ransenya no mwishe abadukurikiye bari nakomeza amaboko senya bagene mu bitaro barinde no mwishe senya batwaye ibinyaziga bose barinde no mwishe ndagushimye no mwishe no kudukoresha ikiganiro nawo murinde no mwishe twese tine tashima izina ryawe no mwishe twakamagana no mwishe n'umuzimu n'abazimukazi bashaka kongoka mu izina rya Yesu no mwishe ubwigaragaze nk'Imana ko kuri Imana no mwishe twagushimye rero ngo atinde dukomeza amaboko no mwishe tashima izina ryawe ni mu izina rya Yesu amen. Amen. Manzi ngahicara umeze ute umurimo w'Imana gure kugenda Imana cyagukoresha imirimo n'ibitangaza byayo uracyasenga bigakunda ugahanura abantu bigasohora ugasengera abantu bagakira indwara zitiye zitandukanye hanyuma Manzi reka tuheze mukecuru akanya gatoya ahangaha mutuye nibwo bwa mbere nahagera araza kutubwira ahantu dutuye
cyo nawe ayibutsa abantu badukurikiye batamwumvise mu biganiro twagiye dukorana mbere kuri Gonareke TV, ariko uyu munsi turi kuri Gonareke Plus. Hari abantu bashyashya twungutse cyangwa se n'abandi bashyashya bagiye kukureba batari basanzwe bagukurikira, kugira ngo baze kumenya uriwe neza. Tumanje twagana na mukecuru akamanza akatwibutsa manzi wariwe neza, kugira ngo nawe tuze kuganira tubwira n'ijambo ry'Imana n'ibinakundu naduhanurira. Sivyo manzi? Yitwa Manzi Daniel. Reka twakire mukecuru mu mpire microphone. Mukecuru muraho neza? Turaho. Ahantu ne nabasuye ubwa mbere ntabwo ariho mbasanze. Ntabwo ariho turi. Ntabwo ariho muri rwose. Aha ngaha turi ni hehe? Aha ni mu murenge wa Rwaza. Mu mudugudu. Mu mudugudu wa Busaki. Akagari ka Nyarubuye. Akagari Nyarubuye. Umurenge wa Rwaza. Umudugudu ni Rusake? Ni Rusake. Akagari Nyarubuye? Umurenge wa Rwaza. Umurenge wa Rwaza. Birumvikana nk'abantu bakuru kuba nagusanze none nagusanze mbere. Hari icyabaye ntago turaza kukigarukaho. Ni ibintu babyumvikana ahantu basanze ntago. Sibye ko nabonye ibijumba muvuye gukura ibijumba ne bari ibijumba mwamugiye kurya. Akimana ishimwe ko nabyo byabonetse. Ishimwe cyane. Byabonetse uyu munsi. Byabonetse. Nubwo ibintu babigoranye ariko Imana ishimwe ko byabonetse hamwe ibijumba byibura byo kuramira mu nda. Hari umugiraneza biduhaye. Burya se nawe umugiraneza bibahaye. Ni umubyeyi wabiduhaye tuye hano inyuma. Yavuze ati muze mureke kumwafata ko tujumba mwiriye. Abantu ababaturanye ni beza ba hano hafi, kuva nahagera muri uyu mudugudu baramfashije cyane. Ntago naburara bari kureba. Hanyuma rero turagira ngo none twumve ko ubuhamya bw'Amanzi duha amahirwe ku bantu batadukurikiye mu biganiro twagiye dukora mu misi yagiye itambutse. Bamwe bagiye babikurikirana kuri Gonareke TV, ariko hano turi kuri Gonareke Plus. No kuba wampamagaye ukambwira ati nyaboneka David uzagaruka kudusura ryari naje. Ubwo ntenguha. Birashimishije. Sindi umwana mwiza. Birashimishije cyane umva. Twishimye cyane. Sindi umwana mwiza. Bana we. Uyu munsi none uransengera sha. Umva turishimye cyane. Umva turanezerewe. Hanyuma kugira ngo imvura itaza kutunyagira, reka tunyure mu buhamya bw'Amanzi. Niturangiza tureba n'ubuzima mubayeho uyu munsi uburyo bihagaze. Yego ni karibu. Nyine ubwo navuze nti nitwa Ntamvuke Josephine. Yego. Ubwo ndi nyirakuru wa Manzi. Manzi kugira ngo mubone natangiye kumubona atarabaho. Yego. Ubwo rero umukobwa wanjye yabaga mu mujyi, ntabwo yabaga mu rugo. Yego. Ngiye kuba numva ngo afite inda. Ubwo yaje kubyara byarira mu mujyi hari Musanze. Ubwo avuye ku gitanda yafashe uruhinja araruzana. Amaze kuruzana ati mawe ntabwo nzamushobora. Ni kubera iki? Ageze aho ubwo arantoroka, mbese asiga nicaye mu rugo ararunsigira abaragiye. Noneho nibwo abantu bambwiye ati wa mukobwa wawe ko Manzi yataye umwana. Twamonye ari kurira imodoka ati ubu ngubu yabageze i Musanze. Ubwo nifashishije abayobozi, sedo w'akagari, gitifu w'akagari, shefu w'umudugudu, abanyabuzima, ntinyabuna ni mu ndwaneho bantanye uruhinja. Ubwo barumiwe bitewe ko yaratunaniye bamuzi, nta muntu utamuzi. Ubwo hasigaye nibwo banguriye za biswi banshakira amata, banyigisha ukuntu ndahera za biswi abayobozi. Yego. Nkaherera muri ya mata ngateka ngashamo n'utuzi nkaje ndayungurura. Igihe cyarageze rero umwana amaze icyumweru. Akaja yituma uduhurungu nk'umutwihene. Yego. Agakurikiza uturaso. Ngeze ndavuga inti bayobozi uyu mwana agiye kuzarwara muri Nyaburemo mu nda. Noneho ngiye ko nambona wa mukobwa wanjye hari saa sita z'ijoro amaze icyumweru uyu mwana. Numva araje ngo ma ngo mpereze umwana wanjye. None ko waramutaye amasereka gakaba garabaye nabi uyu mwana rero nkabeho ngo ndavuze mpereze umwana wanjye nutamuma ndakwereka. Yego. Ubwo umwana naramumuhaye. Umwana aramurarana abamukubise kwibere. Umwana yo nkabyabisereka bibi. Biba biramuvumburiye umwana arituma mbye. Arituma bya bindi byo mu nda byose. Ubwo umukobwa bwarakeye. Bigeze ku mugoroba ariyenza mbese ararwana kugira ngo umwana yikubite hasi bagira ngo ninjye umwishe bamfunge. Nibwo natabaje abasirikari duturanye n'abasirikari mbese iyo nari ntuye. Ubwo turamagara abanyerondo baraza ati Angelique tuba tugukubise nuko bakubaze ati uyu mubyeyi wawe uje umwubaha. Ngumva ngaje kubahamagara nkande ngo iki gicucu ngabahamagara.
ubwo umukobwa baramwiwe bite kuba bamuzi ko yananiranye umukobwa nibwo byageze nko kuwa gatatu abahetse umwana abarirutse agiye Musanze ngira ngo agiye kumufata neza yego aragenda mukingirana mu nzu yakodeshaga azingira mu bitambaro umukobwa acaho aja za Gisoro iyo ngiyo hafi ya Uganda umukobwa abiyo none ubwo abandi bari bahatuye ati yatayemo umwana ntabwo abaga hano hafi umwana yaboreye mu nzu yari ari kumaramo ibyumweru 3 icya gatatu rero ntabwo yongeye kurira ngo azamure ururimi ubwo umwana nibwo bamushakishije baja kumushakisha baramubonye atija gutwereka ahantu wasize wa mwana nibwo yaje arakingura basanga umwana yapfiriye muri bya bitambaro yabaye nk'urwumvu yanitse amagufa mbese akana karahindutse igihori cyaratebeye n'umfite agafoto ke nubwo nibwo bamuhekesheje ati jani uyu mwana mwihutane mujani wanyu nimba bahari bamugurira ibirayi araza twahuye ngiye kwetesha ibigori dura ahantu bita mu biziba umwana ndamazi ntiyabaye iki ngo yabaye si cyarankabukira ni uwo mwana kumanza bamwangije ati nta muntu bamwangirije ageze mu garambwira ati mawe shikiriye umwana sinzamuheka cyangwa ngiye kumushira imusanze inyuma y'igipangu asigaye uzabyuka azamubona atari kuzaba umuhombye nuko umukobwa ubwo nibwo natabaje abanyabuzima baraza mu gitondo baramuzinduka bamujana kwa muganga muganga mukurana umati mubyeyi shikiriye umwana uyu mukobwa twamutumyeho twamupinye dusanga ataronkeje amabere gahagaze uyu mwana mushikire wenda niwe nicyo kiraro cyawe anigera cyuzambukiraho ntago uzi kizagukiza icyari cyo mushikire umuheke turagufasha tugushe muri santere nibwo umwana yari mu mutuku bahamagara ikigarati dufite umwana watawe uri mu mutuku bamusha muri santere umwana nkaje amufatira amata y'inyange buri cyumweru ndamwonsa nanjye mushaka ibera amasereka araza abayobozi nibo babigufashije nibo bambifashijemo abutugari uw'umurenge muganga mukuru witwa Adita n'umudamu Janvier w'umunyabuzima n'uwitwa Verediana bandwanyeho cyane ubwo umwana baramfasha bakama amasaka bakama ibigori nkabetesha umwana ngiye kurambona yabaye umwana mwiza yego ubwo umwana nkaje mugendana gucyo umwana ubwagize imyaka 2 n'igice habahaje umushinga wa kompasiyo iwacu Gatondi muri ADPR ubwo umwana baravuga ati umwana watawe umukecuru ufite umwana watawe uwo mwana turamushaka araja muri kompasiyo ubwo umwana baramwandika ahubwo abaye batabishaka babarandwanyije mushumba arababwira ati nimureke umwana aje mu mushinga nimureke umwana aje mu mushinga ati byanze bikunze arajamo nuko ubwo igihe cyarageze baraje gufotora ubwo baje gufotora baramufoteye biremera ifoto ye iragenda imaze kugenda iragenda igeze muri Amerika abonye umuterampunga ubwo umwana ariko ubwo ari kuzuza 2 n'igice ya myaka 2 n'igice ariko ubwo umwana ari kuja hanura umwana agasenga umwana nkabona ari gukora ibimenyetso umwana yarwara Imana ikamubwira ati humura mwana wanjye ntacyo uzarwara ubabare ariko nzagukiza humura ntacyo uzaba ubwo nanjye Imana ikambwira ati humura mwana wanjye ndakuzi ndakurinze kuba warasigasiye umwana nukubwa igihe kigeze umwana abona umuterampunga aja kumusura babibonye gukiparade hagaze wanjye nibwo bangirishari batangira bakaje bamuroga umwana abura amahoro bigera igihe umushinga gumujana indera tumujana Kigali kumuvuza tugeze Kigali yego barongera baramuhuhira ibihuhirano nk'inshuro zingeze 8 barongera nanone bakamutega ibitega nta naratambuka agiye kwiga yaje kwiga nkumva ngo umwana arwariye ku ishuri nkagenda ndi kwiruka yagera ku mushinga kubera baye baramutongereye umushinga n'ishuri risanzwe bakarimutongera umwana agiye kwishura akabura amahoro nuko ubwasigaye umwana tubana mu bwo buzima nibwo nahunze aho nari ntwendagenda nja kucumbika ndaraho bwije bamwe inzu bakazimpera ubuntu ubundi nkakodesha wenda ya 3 ubundi ese wenda umuntu akama inzu nkanyagirwa nkihangana ubundi nkagenda umwana yarwara bagira ibyo bohereza atija gusengera munsi y'ikiraro cy'uruza inari impande y'uruzi ubwo umwana ati urasenga Imana izankiza unwikire nuko ubwo nibwo Imana yamubwiye ati ngiye kuzagenda imyaka 3 muhetse atariko mawe uzihangane yego
ubwo sinzi hano nagiye gusengera nja mu butayu Imana irambwira ati urugendo rw'imyaka 3 ndarugabanyije rucishije bugufi ati ndugize amezi 3 ya mezi 3 rero gagiye kugera wa mwana ndikibaza ukuntu azaje ku ishuri aribwo yari gushaka kwinjira mu wa mbere yego umwana ngiye kurambona yarakize yego ubwo yarakize ubwo nyuma yaho nibwo bangirisha ari barongera none bamushiramo ibindi bintu abikira basobyamo ubwo nuguha ngo amatungo yari afite nafashe ku mushinga bayarugeye ku mbuga ihene enye ziba zirapfuye abantu bamugirisha ari bangirisha ari ubwo ihene twarahambye nta muntu waziriye inyama twasanze zababutse nyuma yaho nafata amatungo nagira ngo ararwaye itungo nkagurisha nkaja kumuvuza itungo nkabona riragiye nafata ingurube nafata intama inkoko nafata ihene umwana yarwara nkabona biragiye kugeza n'ubu ubu nukuvuga ugeze ubu nta tungo mfite kubera kubw'abarozi batumye uyu mwana atagira amahoro ubwo rero nukuvuga ngo kugeza n'ubu tugenda ducumbika aribwo tugeze muri murenge wa Rwaza ubwo mbere twabaga mu mudugudu wa Bukoro byabaye ngombwa ko tuvamo rero kubera yuko mbese aho twari turi ntago twameranye neza abantu bakuru bahita babyumva ntago dushaka kubigarukaho ubwo noneho nukuvuga ngo kugeza kuri isa nge na Manzi turi kumwe buno nta kibazo afite nukuvuga ngo Manzi agasengera abantu bagakira agasengera abantu batavuga bakagamba Manzi asengera umurwayi utunguranye ako kanya gahita akira Imana igahita ikuraho urupfu ese bagira nawe ibyo bamwohereza agahita bibona nanjye ubwanjye Imana ikamihishurirwa ako kanya umwana Imana ikamusubiza mu mubiri rero kugeza kuri hano twicaye hano turanyagirwa mbese muba muhiye nzu hano nahabonye nzu ebyiri hari iyi niyi tubaga muri aka gatoya kano kagakoni ndaza kugafotora neza nkereka abantu ndanyagirwa imvura iragwa ubu nibugiye kugwa kandi nayo murayishyura oya nyirayo mbese yabonye yaravuze ati umukozi w'Imana Manzi namubonye kuri YouTube ndamwishimira ati ukuntu nabonye Manzi na nyirakuru ati rwose muzayibere mu buntu ati yabene mfite ubushobozi nuko ntabwo nari nzaza wenda nkabasakara ko nta bushobozi mfite kuko ni umudamu acuruza i Kigali ubwo rero no kuvuga ngo nk'umfirigiye kugwa nugusanga mu nzu mbese huzuye amazi aka n'uyu muntu nawe reka tumushimire tumushimire umuntu handa ari yumve ko tumushimiye yarakoze wa muntu we warakoze turagushimiye maze amezi 3 hano ntari gutanga amafaranga yego yarakoze ndi kumushimira azahora akora azahorana umutima w'urugwiro azahorana umutima w'urukundo yarakoze cyane kuko amafaranga yo kodesha ntago nari gupfa kuyabona tuja tugamba nawe tukagamba kampumuriza ati hangane ndabizi uri kunyagirwa ubwo rero nge na Manzi nuko tubanye muri ubu buzima nuko ubwo rero twagize n'amahirwe kurya murya gute mbonye hano ibijumba umuturanyi yabahaye ibijumba ariko se bihoraho kurya kwacu abaturanyi bampa ibijumba ufite ibishimba kama nicyo gisheke ukabona umwana waramuhaye uri kubona hano hari isombe tugasoma n'isombe tugateka tukamuha ubwo buzima ubwo twaba tutabibonye nyine tukihangana ariko Imana igaca inzira Imana igenda ikoresha abantu ni nabyiza kugira n'abaturanyi beza hari umuntu warushatse kugira ngo abe wenda yambuza kugira ngenda mu baturanya ntinyisha ariko nge narebye kure mbana n'abaturage kuko aho nanyuze hose ncumbika nabanye n'abantu nubu iyo nagiye iwacu abantu bampa ibintu nkaza kurya nabanye n'abantu benshi cyane ntago babona turi kuburara abantu bazi ubuzima bwanjye na Manzi ariko nyine ntago bikora ko mugenda mucumbika ukabona rimwe muri hano ejo muri hariya mutegereje umugira neza umugira neza mbese wagira icyatumarira iby'amahirwe n'isibo nagezemo ni isibo ya 5 nasanzemo uwisibo umudamu witwa Oliva nawe yambereye umubyeyi
yambereye umubyeyi we n'umugabo we nta kibazo n'abana be bakabana n'uyu mwana nubwo abantu be batabyishimiye mbese kubera inzangano zo muri iyi minsi njye ntago nabigendeyeho kuko njye ndi umugenzi yambereye umubyeyi n'umukecuru yiwo hepfo yitwa Frediana nawe yambereye umubyeyi nta kibazo ko uyu muntu nyine bimurenze anavuga n'inshuti ze cyane akavuga ariko reka tubireke kubavuga cyane ahubwo dushimira abaturanyi muri rusange abaturanyi bakubira abana beza bambereye beza hanyuma reka duheze Manzi mukangiye kugarukaho noneho twinjiye mu buryo bwimbitse reka duhaye Manzi nawe tuvugisha urabona adafite urongo Manzi abo bantu badukurikiye abantu bagukunze abantu bagiye bakubona mu bihe bitandukanye n'abantu bagiye kukubona nibwo bwa mbere icyo kintu wababwira ufite ibibazo yamamagara wizeye Imana igukoresha n'ubuzima muri gucamo Manzi butoroshye ako nta kibazo urashima Imana nyuma y'ibyo nta kibazo urashima Imana no problem Manzi derukana ufite imyaka 9 ubu ngubu ufite imyaka 10 ku myaka 10 yawe ufite ye ntego mfite intego yo kuzaba pasiteri gahunda irakomeje no kuzaba pasiteri ukaba pasiteri hanyuma Manzi mukataza kukubwira utugezeho ijambo ry'Imana ni igihe kintu wabwira nk'abana baba badakijijwe abana baba bari bibere mu zindi ngeso mbi nababwira bakagarukira Imana bakumvira ababyeyi bagakunda n'Imana n'abantu hasi buriya Manzi wibuka umunsi wa mbere utangira guhanura urabyibuka urafite imyaka ingahe mfite imyaka 2 ibiri urabyibuka umwana w'imyaka 2 yibuka ibintu yanyuzemo barakubwiraga inde wakubwiraga uyu inde nyogokuru wawe mawe ba ninjye mawe iyo mubwiye nyirakuru ntamenye ibyo ari byo ko namwonyeje meza kanuza uyimubwiye iyo umubwiye ngo uyu ni nyogokuru wawe cyangwa kaka ntago abyumva wabona yuko sinzi ibyo uri kumubwira ndi mama ndi mama ahubwo mama umbyara niwe yita nyirakuru niwe yita nyirakuru bitwa namwonyeje kuva mu buhinja agakura mbona mu maso azamuka nta wundi muntu yabonye anyita mawe ubwo bamwe bamubwira ati kakariye cyangwa niyo mpamvu nawe mvuze ngo nyogokuru wawe nkabona ntago ari kubyumva neza ubashidikanyije ukabona arimo gushidikanya ukabona ntago ari ubwo ahantu hose ndi mawe ndi mawe nta wundi wamubwira ngo ni mama ngo abikwemerere ubwo rero ubwo kaka ntago abizi ntago abizi ndi mama yumva yuko mama umbyara ari we nyirakuru mumereza aka mikrofone kandi imvura iguye imvura se yagera hano utinya imvura iragera aha cyangwa ninjye ufite imakuru nibutahe kwako nari uguze ninagwa ahubwo ninagwe nigwe hanyuma Manzi tugiye kuguha akanya utubwire ijambo ry'Imana tugiye kuguha akanya utubwire ijambo ry'Imana uyu munsi dufite rero ijambo muri Yesaya 40:13 kujya ku 15 muri Yesaya 41:13-15 ni ufite ijambo ry'Imana ugiye kutubwira ni karibu ni karibu urakibuka Bibiliya yose mu mutwe neza iyo uri mu mwuka wigeze kuvuga ngo ndi mu mwuka ngo ntago terura David wanterura sinabyibuke cyane aya nta kibazo mukomeza reka kameze n'abagatebe reka twumve ijambo Manzi agiye kutugeza Yesaya 41:13 aratubwira ngo kuko ngiye Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti witinya ndagutabaye witinya Yakobo
wamunyarogotowe namwe bagabo ab'Abisirayeli ninjye uzagutabara niko Uwiteka avuga kandi ni uwera wa Isirayeli umucunguzi wawe dore nzakubwira umuhuzo mushya w'ibigufi ufite amenyo uzahura imisozi ukayimenagura n'udusozi ukaduhindura nk'ibishingwe. Haleluya, amen. Haravuga ngo ati wo gutinya ati ngiye kugutabara ati wowe munyagote Yakobo ati ariko Yakobo yari ari kubona ari mutoya ari kubona ari umukene akabona nta kintu afite Uwiteka avuga ati humura ati ngo ndagutabara. Haleluya, amen. Ati n'ubikora ibintu bikurije ukabona ntacyo ufite ariko Uwiteka muri kumwe ukabona imiryango yagushizeho ariko Uwiteka muri kumwe kuko Imana kuzana iminsi itanu cyatumye itanga umwana wawe w'ikinege. Nawe humura Uwiteka agiye kugutabara abantu bahindura amagambo uwavuga niko kagiye kuvuga ngo urakize kuko Imana yavuganye nayo Imana igiye kugutabara abantu bahindura amagambo kuko Imana yasenze Sibayali kandi Sidagoni. Humura kuko uri kumwe n'Imana. Ari umugabo nyine w'Abanyakuru witwa Noha yararwanye ikabona akavuga ngo hajya kuba umwuzure maze mu gihe arangije aravuga ngo nimwubake inkuge ubundi arangije aravuga ngo imvura ntabwo ikiguye. Ese Imana yavuga ikintu Imana ntabwo yivuguruza. Iyo ivuze ikintu iragikora, iyo ivuze ngo urapfa, iyo ivuze ngo urakira Imana ntabwo yivuguruza kuko Imana iragutabaye iravuze ati ngo gutinya ati Imana igiye kukugira musha kuko Imana yasenze Sibayali ati Imana igiye kuguhindura amasezerano abantu bahindura amagambo kuko Imana yavuganye nayo Imana igiye kugukomeza Imana igiye kugutabara Imana igiye kukurengera amafaranga wabuze Imana yaguha bikemera icyo wabuze Imana yakiguha bikemera kuko Imana yavuganye nayo Imana igiye kugutabagenisha amagima. Amen. Urakoze cyane Manzi, urakoze nitubona kanya tuzaza tuganira ijambo ry'Imana mu buryo burambuye. Gusa ubwo uyu munsi ni ukunguku Imana yagize ute? Yabishatse. Hanyuma rero tugeze kuri abantu badukurikiye. Manzi, ubushize twaraganiriye tushima n'Imana ko Imana yaguhaye telefone ko nta muntu uzonga kugushaka nkakuburi. Telefone yawe iri he? Ntago abantu badukurikiye rwose ntago turi gusaba telefone kuko turayifite. Ku muntu wifuza gusengana na Manzi, Manzi afite telefone nziza igezweho yibereke. Ubushize twarayiguze. Nanone nyogokuru tugomba gushima Imana kubyo yagize ute? Kubyo yakoze. Nubwo urugendo bari rurerure ariko muri iyi si niko ubuzima buba bugomba kugira ute kubaho urugendo rugomba kuba rurerure. Bigomba kuba birebire Imana izagereshireho iherezo. Izagereshireho iherezo. Kuko ibi byose biba ibizi. Na wa mwanzi ukugariza ariko nuvuga ngo Imana ibiri kureba. Burya Imana ni nyemwe ni nyembabazi. Burya Imana ntabwo ijireba nk'abana b'abantu. Imana ifite ubushobozi bwayo iteye ubwo ni igikomangoma iri hejuru ya byose. Hanyuma meza ako ka mikrofone ka mpere Manzi. Manzi, aba bantu badukurikiye ni nk'ikihe kintu wifuza ko bagukorera? Ni kumufasha. Nubwo tuba tubivuga duseka gutya ariko nyine ni kwa kwishakamo ka kamorale nk'umuntu w'umukristo. Uri guseka kiba cyiza. Kameza ka mikrofone kampereze mukecuru. Hanyuma mukecuru tugeze muri ka kanya keza dufite telefone ntago tuvuga nk'abantu badufashe tubone telefone kuko twanze no kwigurisha kuko telefone ni y'umurimo w'Imana ituma abantu bahamagara Manzi agasengana nabo. Mbese ifasha abantu benshi. Tunashima n'umuntu waguze ino telefone ya Manzi. Yarakoze cyane. Yarakoze. Umuntu waguze ino telefone ya Manzi. Uyu muntu wayiguze Imana yarakoze cyane. Warakoze pe. Imana izamwongera imigisha izamuhurame n'uburambe. Umva mu byahinga Imana izasukemo imigisha yuzuze n'ibigega aje akomeza gufasha abashonje. Hanyuma hari ibindi bibazo mufite muri iyi minsi biri kubagora cyane. Icyambere cyo kuba hano muri kunyagirwa burya bigoranye urumva nawe uri urakuze gukora akazi ushobora akazi
nyine bitewe ko njya mvuye hanze guhinga ndabizi ariko yagiye ngewe nifuza nkabwira Imana Imana ikigero ndi kugeraho. Oya guhinga se ku kigero ugezemo guhinga urashabishobora? Oya ahubwo njye numva mbonye ubushobozi Imana ikacira inzira pe nakwicara ahantu ngacuruza. Ugacuruza nk'iki? Wenda nkarangura inyanya, intoryi, nkaja ndangura n'ibisheke. Nimbada nkagura nkicara hariya ngacuruza. Kuko hari undi mubyeyi nabonye nawe ubaye mu buzima bugoye igihe cyarageza bisaba Imana icyo uzasaba Imana izakiguhereza. Je naringize ngugiye gusaba nk'ikiduka kinini nacyo umva hagize umugira neza nk'abadukurikiye iryo duka ndibonye umva nabyina nakwishima navuga Imana uragahuraho bukwizera kwawe tegeka imvura ihagarare. Ihagarika senga ihagarare. Hanyuma reka twimukire mu nzu gatoya. Reka tujye mu nzu. Reka twimukire mu nzu gatoya. Kunyumva? Imvura iraguye twimukiye mu nzu nubwo muri bwumvemo urusaku rw'imvura mwihangane niko bimeze. Kuko yabitubye ahantu nicaye ndi kunyagirwa pe. Ahantu nicaye ndi kunyagirwa. Nacyo kintu twari tugeze ku kintu cyo kuvuga ngo abonye ikintu cyo kubona yakora akabona no kuba hano hazima. Manzi hari ibintu byinshi Imana yagiye ikora ku buzima bwe. Ubu munsi ari kujya ku ishuri, hari ibintu byinshi yabonye telefone, ariko nanone ubuzima buracyagoye bwo kubona uburyo babaho bagira ahantu baba. Imvura iraguye ni ibintu bigoranye cyane. Hanyuma nk'uko nyirakuru we yabivugaga abonye akantu gatoya ko kumufasha ko kuntu yabaho byaba ari byiza kuruta. Siko bimeze? Niko bimeze. Ugakora na Manzi nawe akabaho. Akabaho mbese nk'umbonye iduka naryicaramo ngacuruza ngashama ibintu umva mbese ubuzima bugakomeza. Ariko ku bwawe wumvaga ubonye indoryi, inyanya n'imbada ukicururiza? Mbese ubwo nari kuvuga mbese ku bushobozi bwanjye bukeye mbonye nk'intangiriro. Ariko mu abadukurikiye nabo babyumve igize uwo yakoresha Imana nkabona ahantu ndicara mu iduka nacuruza. Kuko ubuzima mbayemo buragoye maze kunanirwa. Kandi koko njye wabimbyaga ngo inzira nyagirwa ntarayicaramo none imvura iraguye misenza kuyicaramo. Niko Imana yabishatse. Kandi n'abantu bari kumva ko n'imvura iri kugwa nyine ntago ubuzima bworoshye. Hanyuma rero tugiye gufata nimero ya Manzi iba muri mobile money. Ni yawe? Ni yanjye. Yanditseho ngo ukibaruye kuri nde? Kuri njyewe. Ibaruye kuri wowe? Ku muntu wifuza gusengana na Manzi no kugira ikintu umuntu yakora ku buzima bwa Manzi ni karibu kugira ngo abantu basengana na Manzi nabo bazaze basengana nawe. Waduheza nimero yawe Manzi akadusoza dusengera. 07 Yivuge neza. 07 8 57 54 105. Yisubiremo neza. 07 yego 57 54 105. Yamaza nguyeho. Yamaza nguyeho pe. Yamaza nguyeho. Ewe Imana igutabare pe. Oya ujya kwicara nta kibazo. Ujya kwicara njye ni umusore. Bana ntago biba byoroshye. Amaza nguye ariko nta kundi. Amaza nguye ku pantaro twicaye mu nzu kandi tuvuga ngo twicaye mu nzu biba bigoye cyane. Biba bigoye cyane. Yego ndabona akavura kahise. Twatanze nimero ya Manzi imvura yanguye turi mu nzu. Ariko se ndagira ngo n'ubundi dusoze. Hari ikibazo kimwe ngiye kubabaza harya ahangaha kuba umuntu yakodesha inzu bisaba nkangahe? Kodesha wenda 3, 5, 4 wenda aho 3, 5 aho ngaho 3,500 cyangwa se 4 ibihumbi 4. Kwako n'uyu muntu niba yarabafashije
numugira neza turashima ariko tubonye nabandi bagira neza bakomeza bakadufasha byaba byiza kurutaho byaba byiza impamvu atabahaye ino nzu nini ni yihe impamvu atabahaye ino nzu nini iyi nzu nini hejuru amategura gamenaguritse za shoropani zaraboze mbese urebye byaraguye uwayinjiramo byamugwa hejuru ugasanga ni ikibazo ugasanga ni ikibazo kuko yabiretse abireba uwayinjiramo byamugwaho yarangiritse cyane nta n'icyumba na kimwe kirimo mbese wararamo hose iraturaga ati ni muwe mwifashishije kano gakoni nimba yabona n'ubushobozi bwo kuba yakubaka inini nta mbiza abantu b'abagore ntabwo byoroshe hanyuma kare wavuga ati ugize amahirwe ukabona ukuntu ugura inyanya indoryi nkarangura imbada ibisheke ngacuruza ibitunguru byamfasha ubuzima bwakomeza ndashaka ngo tuganire cya kiganiro twaganire hariya mu nzu tukiganire hano twonge tubibutse abantu nimero kuko nabonaga mu nzu imvura iri kugwa turi no imvura iri kudusakuriza yego ubutse n'abantu nimero akavura karahise imvura yaguye nabaye mu nzu imvura yanguyeho nabyiboneye nabyeretse abantu hanyuma manzi wavuze ngo abantu bagukorera ubufasha ariko nawe ugiye kubasengera ngo twibutse ya nimero 0 8 57 105 none ugire siga abantu bose bari buze kuguheza ubufasha nabandi bazifuza kuguhamagaza guhamagara ku iyo nimero kuyenga ibintu bizakomeza kugenda neza ngewe ndagiye ariko gukora no kwiki ukwimana wiringiye Imana hari kimana bikubwiyeho mbwira hari kimana bikubwiyeho ko nzaza tugakora abantu bakaza bagatanga inkunga tukabaho tukabona ubuzima natwe nk'abandi bose umuntu wa mbere uri bugufasha aba yitwa nde wa mbere Chantal umuntu witwa Chantal niwe wa mbere ubuza kugufasha haje se nkaje nka Macre aku wa mbere ni Chantal manzara kaze nacagiye kati hari warabivuze abavuze wa mudamu sinzi uko yamuvuze izina kandi koko bibabyo byabaye byo utazimya mikrofone manzi utazimya mikrofone telefone byabaye buriya manzi nta kintu na kimwe ashobora kuvuga ngo ntikibe cyo aba yarangiye kubyereka mwamwicanye mucyo muhagararanye ariko ibyaba bari kubireba meza kwa mikrofone ngo tuba tugize manzi yo muhagararanye gutya ibyaba yabibonye akwihora ariko kureba ariko no kuvuga ngo aba ari kwereka ibyawe yakubwiye ibintu rero uje ubyemerera bari byo yakubwiye ikigeragezo kiza kiri kwiruka yakubwiye ibyiza yego biratinda ariko mu mezi 3 biba byasohoye Manzi rwose afite yerekwa cyane Manzi afite yerekwa hanyuma nanjye reka nkataho ngaho gakeya nanjye nsuze bano bantu yego hanyuma bantu ba Gonarike Plus uyu niwo mwanya ngo dukorere umugisha imirimo dukorera mu isi niza duherekeza nicyo gihe ngo dushikire umuryango wa Manzi ari kumwe na nyirakuru navuze ngo ni nyirakuru Manzi arababara ari yavuze ni mawe Manzi we mufata nka mama niyo mpamvu ngo nabivuga nyirakuru Manzi nabyumve neza ariko iki nicyo gihe ukagira ikintu ukora kuri uyu muryango kandi nizira ko imirimo dukorana ku isi niza duherekeza hano inzu yishyurwa 3500 cyo ko bageze amahirwe babahereza inzu nubwo banyagirwa bayibamo hano n'inzu ni 3500 wakoheza 1000 yagura ikiro cy'umuceri yagura intuza yaguze ibijuma ko ntashobora kuba afite adafite n'akantu ko gushyira ko kubirisha rero bivuze ngo umuntu dukurikiye akaniko kanya kugira ngo kuri imirimo myiza izaguherekeza ufashe ukagira 1000 kimwe cyangwa inoti 100 tekeza abantu 20 boge boheza 100 ni 2000 no tekeza abantu 1000 baba badukurikiye bohereje 100 urumva n'amafaranga menshi none mwakoheza wenda 1000 urumva n'amafaranga menshi hari ikintu kinini cyavamo turebe hano hantu duherereye cyangwa se ibijuma cyangwa se ibirayi cyangwa n'ikindi cyose ariko ubuzima bukagira ute bukaboneka nyaboneka aka niko kanya ko kugira ngo dukorere umugisha ngiye nitwa David ndabikoze ko gukora no kwimana sibyo mere yego Manzi karame gosengera abantu
Data twese wo mu ijuru turagushimye manzi z'Imana ikomeye madakagona baracitse izina ryawe nirishimwe senya abantu bawe wenda bakomeze amaboko barinde muri byose bamwe jadukurikiye bose barinde ni mu izina ryawe Yesu amen.